Olivier n'ubundi ugarutse muri ya gahunda yo gukomeza kubigisha uburyo mushobora guteka ibintu bitandukanye kandi vuba vuba wibereye mu rugo. Uyu munsi rero twabateguriye iki? Mukunda kujya ahantu mukagura utuntu muri alimentation ngo twitwa chips, tuba turi mu tuntu twa envelope cyangwa se udushashi mukagenda muduhekenya. Uyu munsi rero icyo tujya kubakora ni ikintu kubakora nyine izo chips zikoze mu birayi. Nibyo bintu bya mbere byoroshye gukora aho uri mu rugo. Nahita nkubwira amafaranga byaguhagarara kugira ngo uhite ubikora. Uzo amafaranga byaguhagarara. Icya mbere cyo udafite rap ya 800 urahita uyibona. Hanyuma inusu y'ibirayi ni nyinshi cyane, ntabwo yaba ari ngombwa, ni irobo y'ibirayi. Mbese muri andi magambo 1,100 wakicara mu rugo rwose ureba chaîne ya YouTube y'abakera uri no kuturya unezerewe. Reka rero turebe ibyo turifashisha. Iki ni cya kirayi cyacu twamaze gukata dukurikije kuko tuza kubonamo za chips zacu. Ariko ukibonye gikase gutya ushobora kwibaza ngo biba byakozwe gutya. Reka tukwereke n'uburyo kiba cyakozwe. Ugomba kuba ufite ikirayi ngiki, ufite na rape. Ushobora kuba ufite rape ni nyinshi cyane, ushobora no kugira n'indi. Icyo ukora ni iki, ujya kuri rape yawe ukarapa ikirayi cyawe. Dore ngisi. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Kiba gisigaye ni ukuzishyira mu mavuta, umunyu wo uwushyiraho nyuma cyarangiye. Ariko udafite na rape ushobora gukoresha icyuma gityaye ku birayi byiza. Ushobora gukoresha icyuma rwose ukagenda ukatamo dutoya. Ikindi cyiza kindi kugira ngo zishye neza, zize kumera neza ziryoha, zigomba kuba zifite epeseri. Kugira ngo ubwo ko ifite epeseri ntoya cyane nuko iba ibonerana. Icyo tugiye gukora ni iki, nuko tugiye guteka za chips zacu. Watsa umuriro ugacamutsa amavuta. Ni nko guteka ifiriti bisanzwe. Abo wenda aho bitandukanira n'ifiriti ni uburyo zo uzishyiramo. Hanyuma icyo tugiye gukora, tugiye gushyiramo za chips zacu. Gushyiramo rero nta guterura nk'amafiriti bisanzwe, ushyiramo kamwe kamwe. Iyo uziteruye bisanzwe zirafatana, kandi zizo ntabwo zitindana. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Ukatureka tugashya, ukadukuramo. Urabona ko zihira umwanya muto. Ugomba rero kuzarura kuki. Iyo bibaye byiza ushaka nk'igipapuro kugira ngo kize kugufasha gukamura amavuta. Ukagishyira ku plateau. Urabona rwose ni utuntu tworoheje cyane. Hanyuma uhita ushyiraho akunyu.